Mu gitondo izuba ryazamukaga buhoro riturutse ku musozi wa Kigali, rigasakaza umucyo mwiza mu mujyi wose. Uwo munsi, Aline yasohotse mu rugo afite isakoshi ye y'ishuri, yiringira ko uyu munsi uza kuba mwiza kurusha ejo. Aline yakundaga ishuri kurusha byose, ariko yari yaremerewe n'amafaranga y'ishuri adafite kuko iwabo barabakene, kandi ibyo bitekerezo bikamuhora mu mutwe. Ageze ku marembo y'ishuri, yikomeje umutima maze asobanurira umuzamu ikibazo cy'uko atazanye amafaranga y'ishuri. Umuzamu yateze amatwi arigiranye neza, ariko uko yazunguzaga umutwe byagaragarije Aline ko atayibumwemerera ngo atambuke ajye kwigana n'abagenzi be. Aline yahagaze ku ruhande, areba abandi banyeshuri binjira baseka, mu gihe umutima we wakomezaga kurembereyeko. Yanyuze muri koridoro yumva urusaku rw'ibishimo ruturutse mu byumba by'ishuri. Gusa umutima we ntiwagira akanyamuneza. Yumvaga ari umunyabyago, yarengagijwe, kandi adafitiye icyizere ejo hazaza. Ariko Aline agiye gutaha, umuharimu yamusatiye buhoro. Afite urupapuro mu ntoki rw'inyemezabwishyu. Aline aramwitegereza ahangayitse. Umwarimu wamubwiye itonze ati, "Ni amafaranga y'ishuri ryawe. Hari umuntu wakwishikiriye byose. Uwo muntu wakwishikiriye ntiyashatse ko tumuvuga izina, ariko yashakaga ko umenye ko Imana iri hejuru ya byose kandi kurinda." Aline yahagaze aho mutunguwe, amarira yuzura mu maso. Yarovise umutuzo n'inishimwe bimzengurutse umutima wose. Yahoboye umwarimu cyane, yongera ati, "Urakoze," inshuro nyinshi. Hashize akanya gato, yinjiye mu ishuri yakirwa n'ishimo byinshi n'abagenzi be. Aline yaricaye, afungura ikaye yandikandamo, ariruhutsa yishimye. Ntiyararize uwamufashije, ariko yari azi neza ko icyo kitangaza cyaturutse ku Imana. Maze atangira isomo ryaro, initse mu kuri kumwe rwumva. Imana irinda intambe zacu zose. Uko dusohoka, niko twinjira, uyu munsi, ejo, kandi iteka ryose.